Hello, twongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel Scott Entertainment. None tugiye kubaganira ku gace kitwa Devil Sea cyangwa inyanja ya Sekibi. Inyanja ya Sekibi ni agace k'amayobera gaherereye mu nyanja y'Ubuyapani, kakaba karamenyekanye cyane ku bintu byinshi twakwita ko bidasanzwe, harimo kubura kw'amato, indege n'ibikorwa byo mu mazi bidasobanutse. Aka gace ka Devil Sea cyangwa inyanja ya Sekibi gaherereye mu nyanja ya Pasifika, cyane cyane mu majyepfo ya Tokyo mu Buyapani. Aka gace gakunze guhuzwa n'ibintu bitangaje, harimo ibara ry'amato bidasobanutse, kubona ibiremwa bidasanzwe n'ibindi. Agace ka Devil Sea kakaba karagiye kandikwaho ibitabo byinshi bitandukanye, kaza no gukinwamo amafilime agiye atandukanye, amwe n'amwe agenda akundwa. Muri yo twavuga yenda nk'iya kimwe muri filime yaturutse ku gitabo cyitwa Cleveland Classler The Devil Sea, kikaba cyaranditswe na Clive Classler. Iki gitabo kiri mu bice by'ibitabo cya filime zitwa Adventure, zitwa That Beat Adventure. Ukaba wakibona mu gice cya 6, akaba aricyo bakinnyemo iyi filime. Muri icyo gice hakaba hakubiyemo ibyagiye bivumburwa na That Beat mu gihe yari ari kuvumbura cyangwa mu gihe yakoraga ubushakashatsi kuri ako gace ka Devil Sea. Bikaba bigiye bikubiye muri iyo filime, cyane cyane mu gace ka 6. Ariko turagenda tubona hari n'izindi filime n'ibindi bitabo byinshi bitandukanye byanditswe zakinwe kuri aka gace, tuzagenda tubona cyangwa byagiye bijya hanze mu bihe bitandukanye. Bimwe mu byatumye aka gace kamenyekana cyane twavugamo nk'amato y'abarobyi bo mu Buyapani yaburiye muri aka gace mu mwaka w'1950 na 1960. Bivuga ko amato menshi yagiye abura muri aka gace kaburirwa irengero, bikaba ibyo byatumye aka gace kagenda kamenyekana ku kuba karagiye kaburisha amato menshi akaburirwa irengero. Mu bindi byaburiye muri aka gace twavuga nk'indege ya 370 yaburiye muri aka gace ubwo yari iri muri icyo kirere. Abashakashatsi kugeza na n'ubu bakaba bakishakisha batarabasha kubona aho yarengeye cyangwa babona ibisigazwa byayo. Aka gace nubwo twakwita k'amayobera, muri siyanse cyangwa abanyasiyanse hari uburyo bagasobanura. Aka gace basobanura ko ibura ry'ayo mato rishobora kuba riterwa n'ibirunga byo mu mazi cyangwa gaze metani iri muri ako gace, bityo akaba ari cyo kimwe mu byaba bitera iryo bura ridasobanutse cyangwa ridasanzwe ry'amato cyangwa indege n'ikindi kintu cyose cyaba gica muri ako gace. Rero abashakashatsi bakaba baremeje yuko ibirunga byo mu mazi bishobora gutera imiraba mu mazi n'imigezi, bikaba byatera impanuka zitandukanye. Ikindi bongeyeho ko na gaze metane ishobora kwiyongera ikaba yatera imiraba. Iyo miraba ikaba yatuma amato agenda arohama mu buryo budasobanutse. Kimwe n'ahandi hose rero